Joseph Yongwe na Pastor Korode na Ezekiel na Juste n'uwitwa Noheli. Icyo ni igikundi cy'abantu batanu, niyo mabandi makuru igihugu gifite muri tekinoloji yitiriwe izina rya Yesu. N'igihe natengewe ngego sibyo ahubwo uvuze ukuri gahunda no gushirwa inyuma y'itorero. Yego. Uyu munsi turi tariki 2 z'ukwezi kwa 9. Yego. Sibyo? Umwaka w'ibihumbi 2023. Jewe nashizwe inyuma y'itorero ku itariki 30 z'uku kwezi. Z'ukwa munana. Uku nguku turi mu kwa 9. Yes. Z'ukwa munana. Z'ukwa munana. Mu minsi hanyuma tishize. Hanyuma barebe igihe idarapo ryazamuriwe. Barebe n'igihe nciriwe inyuma y'itorero. Yakoze impanuka ararokoka. Ya kabiri yo izamwica. Oya. Muhanuzi ayo magambo yasubizeyo. Noneho tega amatwi. Nta muntu nashotoye. Nazanye ubutumwa. Imana irambwira ngo basange muri media, muri social media, kuko naho niho bakorera. Aho batakiye abandi niho nanjye ninjiriye. Sibyo? Icyo akora mbwira umugore wa Juste ngo yihangane. Kuko nawe ni igihe gito akaba ari wenyine. Iyi rero kuyivuga nabi. Niwo mwaka ubuteye inda ya nyoko n'abagukomokaho n'abazagukomokaho. Ibi bintu ntubisibe, nubisibe yicano ndayisengera, nubona yongeye gukora mu Rwanda zaba ntari umuhanuzi. Ntago mbisa umuhanuzi. Batatse abantu batazi batera amabuye hatari ngombwa. Nta muntu ujya unkinisha, nta n'ujya umenyera kirazira. Iyi Mana yanzuye ndi umupfu ikankura igikondo seje mu nsangira n'imbwa abantu bahari. Kuyitoba rero nkiriho ntago byakunda. Sibyo? Nubona Noheli adasaze nzaba ntari umuhanuzi. Noneho mpanure ku karubanda azagwa mu maguru y'abagore. Katinyuka kuza gufata ibivume akabigira ibyera bamuhaye indonke. Nubona atishwe n'inda akagwa mu maguru y'abagore azize ubugari. Ibihe byiza cyane kuri mwese abadukunda n'abadukurikira, tubashimire cyane by'umwihariko mwese mwakoze subscribe aho muri munshe zigiye zitandukanye. Nizere ko mumeze neza kandi ibyo murimo byose ari amahoro. Natwe tumeze neza. Uyu munsi akavura nikubona kaguye, umukozi w'Imana arakonje. Birumvikana harakonje. Kuko ahantu turi ntaga kofi bagira. Abantu bahise bagatumiza kugira ngo bigenze neza cyane. Wari umeze ute? Ndaho ndashima Imana. Yego, gusa nk'umana microphone gato yo kugira ngo amajwi nze kuyafata neza. Umeze neza? Nta kibazo. Yego, nge nayo mfite amatsiko by'umwihariko yo kukubona no kuganira nawe. Uko yagiye umuntu uko umubona kuri kamera akavuga ati umuntu nifuza ko nshobora kuba namubona nkaganira nawe by'umwihariko. Ariko ngo abantu uko tubabona kuri kamera igihe umugera ugasanga atari ko ari biterwa. Biterwa nk'iki? Biterwa na nyirabyo. Biterwa na nyirabyo. Biterwa n'uwo ari we. Yego, ni byiza cyane. Turi kumwe n'umukozi w'Imana, umuhanuzi w'Imana by'umwihariko. Ni ubwa mbere aje kuri izi chaîne zacu, ariko ndizera ko atari ubwa mbere abantu badukurikiye bamubonye, uko ni umuntu maze igihe atanga ubutumwa abucisha kuri izi mbuga nkoranyambaga mu buryo bugiye butandukanye. Ntekereza ko bamubona bwa mbere cyangwa se natwe tumubona bwa mbere twamubonye kuri chaîne yitwa Umusaraba. Umusaraba ni yawe? Niyo ukoraho ivuga niyo ntangaho ibiganiro kuko nabonye iragerageza pari raporo nizo njya mbona. Gerageza mu biki? Gerageza mu biki? Gerageza ntago nkunda kubonaho ibintu byo gutwika wenda mu yandi magambo. Muri make ugiye kuvuga ati kanshaka cano nzayanyuzaho ivuga butumwa, wavuze ati cano ntago ikunda gutwika cyane. Abantu batwika ntago dukorana. Oya. Ukunda badatwika. Yego. Bakora ivuga butumwa ugasohora inkuru uhagazeho n'amaguru yawe ugatangaza ikintu uhagazeho. Yego. Ucyo utarafungura chaîne yawe by'umwihariko? Nta mwanya mfite. Oya. Waduhaye akazi tukagufasha niba nta mwanya ufite ko turi. Nta mwanya mbifitiye ibyo ngibyo. Mfite umwanya wo gukorera Imana no kuburira abantu no kubwiriza. Nta wundi mwanya mfite. Nta wundi mwanya ufite. Yes.
Ni byiza cyane rero, reka abantu badukurikiye ahangaha wenda bakubonye ari ubwa mbere ubanza ubibwira amazina ubundi dusengera Imana ubundi tujye twajya imbere mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Nitwa Nibishaka Theogene. Yego. Niyo mazina yanjye. Ndi umugabo ntago ndi umusore. Ko nta mpeta wambaye? Impeta ntago ari urugo. Impeta ntago ari rwo rugo. Oya. Urugo ni kimwe, impeta ni ikindi. Wari ufite ariko nta mpeta. Wari ufite ariko nta. Ntago ari cyo bisobanura. Impeta ni umwambaro wambara ufite icyo ushaka guhamya cyangwa kwerekana. Ntago rero ari ngombwa impeta ko ari cyo gisobanura cy'urugo. Njyewe nabihamije ndi umugabo sindi umusore. Imana ishimwe cyane. Reka dushyire imbere y'Imana udusengere kugira ngo ikiganiro cyacu tuze kuyoborwa n'umwuka kuruta. Turagushimye Mana, uri umukozi w'umuhanga. Ibyo tugiye kuganira ntaba ari twebwe ahubwo ube hagati muri twe. Amen. Amen. Ni byiza cyane. Ni Nibishaka Theogene tugiye kuganira mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Ntekereza ko abantu benshi bakurikira social media platforms cyane cyane, ariko ibiganiro bijyanye n'ibya Gikristo mwagiye mumubona mu buryo bugiye butandukanye. Nifuzaga kubanza kubaza kuri iki kibazo nk'umukozi w'Imana ugira imboni ureberamo ibintu. Uyu munsi uravuze ati njye nagiye kureba igitangazamakuru nkuraho ibiganiro byanjye bya Gikristo cyangwa se ntangaho ubutumwa bwanjye ngendera ku gitangazamakuru kidakora inkuru zitwika. Ariko muri bamwe mu banyamakuru tugerageza kuganira nese kuki mudakora inkuru za Gikristo gusa, ati bitwika nibyo birebwa. Ko uyu munsi usanga abantu bareba ibintu bitwika cyane kuruta ibiganiro by'ubutumwa bwiza. Reka wenda uhere kuri icyo ngicyo utubwire cyane cyane ababyumva, kuko nubwo butumwa abantu baburebye ntikiza ko abanyamakuru babukora. Kuki abantu ari byo barimo cyane? Buriya rero cano ijyaho abantu batatu. Yego. Umuntu wa mbere ni umuntu ukeneye guseka kugira ngo aruhuke mu mutwe, ujya kuri YouTube. Umuntu wa kabiri ni umuntu ushaka ijambo ry'Imana kuko ntiyabonye umwanya wo kujya mu rusengero. Yego. Umuntu wa gatatu ni ukunda kirabaye kandi bose bemerewe kureba. Yego. Kuki usanga abantu bari muri kirabaye kuruta ari benshi? Nyine urumva nibyo yahisemo. Nyine ujyayo ugiye biterwa n'ibikujyanyeyo. Iyo rero usanze ibikujyanyeyo ni ubwo ngire ngo isoko ryawe ubonye icyo washakaga. Okay. Uyu munsi ko usanga abantu bareba ibiganiro by'ubutumwa bwiza ari bake cyane. Ni umwuka wateye w'intege nke no kugwa. Ninde sukishishikarije kuryumva? Ndimukoreho kandi adafite gahunda yo kureka ibyo adashaka kureka. Ariko ujyayo akaryumva, urikunda risangayo. Nutarikunda akagonganirayo naryo bakarwanirayo. Yego. Ni byiza cyane. Reka mpere kuri iki kibazo kuko by'umwihariko wenda tuzagira umwanya uhagije cyane wo kuduha ubutumwa. Natwe se hari ikibazo dushyize mu bantu uzajya ubutumwa ko tutazajya dutwika. Biraterwa n'uburyo iyi nkuru muri buyisohore. Nimuyisohora uko ntayivuze turaba turangizanije. Nimuyisohora uko nayivuze nta kibazo. Yego. Reka mpere kuri iki kintu. Mu bihe byashize nabonye ibiganiro byakozwe n'abantu benshi cyane mu buryo bugiye butandukanye bavuga ku bintu bigeranye n'ubuhanuzi wahanuye, ku buhanuzi wahanuye bavuga ko wahanuye ibintu bibi ku gihugu, uvuga ko muri gare ya Nyabugogo hagiye guhinduka inkambi. Subiramo. Hari abantu benshi bagaruye video zawe banabikoraho ibiganiro bavuga ko utari umuhanuzi w'Imana bitewe n'uko wahanuye ibintu bibi ku gihugu, ko muri gare ya Nyabugogo hagiye guhinduka inkambi. Yego. Cyo ni iki cyo bivugaho? Ese ubwo butumwa watanze bwari butumwa bw'ukuki, bwaje ryari, wabibonye mu buhe buryo? Buriya rero iyo abantu bumvise nabi bapfa nabi, ariko iyo bumvise neza babona ubuzima. Nta bintu bibi nahanuye ku gihugu, sibyo? Iki gihugu nicayemo ndi umunyarwanda wacyo. Mfite indangamuntu nahawe na Minisiteri y'Ubutegetsi bw'igihugu umushinga w'indangamuntu. Mfite simukadi nahawe na sosiyete ya MTN imbaruyeho.
sibyo simpanurira mu mwobo nta nubwo njya mu ishyamba mba ndi kuri wambonye ku mugaragaro no kuri social media sibyo ndi imbere y'isi ndi mu Rwanda mu karere ka Gasabo umurenge wa Kinyinya akagari ka Kagugu umudugudu wa Muhororo ubwo sinivuze rero abantu iyo badashaka kumva cyangwa bashaka kurwanya umuntu kuko wavuze ku bizira byabo bafata akantu k'agace gatoya bumvise akaba ariko bagira ikibazo ubwo bakakuririraho kugira ngo bumve ko uwo muntu ari intagondwa ari umwanzi w'igihugu ubu se ndebye urabona ndi umwanzi w'u Rwanda ntabwo musa rwose mu bantu igihugu mu bantu bahangayikishije igihugu ndimo jewe navuze ku bizira biri mu murimo w'Imana bikorwa n'abiyitirira izina ry'Imana bakiba abantu bakoresheje iri zina sibyo hanyuma ndazamuka mvuga ku bizaba buriya abanyarwanda cyangwa abakristo cyangwa abandi bantu tugira ingeso yo kwibagirwa vuba ese intambara ni iki abantu nibumva intambara ntibakareba amasasu intambara ni inyito ejo bundi turwanya intambara ya covid si yari intambara none se ari ukurwana na covid ari no guterura imbunda ukarasa niki cyari cyoroshye hari horoshye guterura imbunda ugahangana n'umwanzi ugaragara ariko twarwanye n'umwanzi utagaragara sibyo si yari intambara guhanura ko hagiye kuza inzara sibyo abanyarwanda bakuru bafite inararibonye ni ubwa mbere baba babonye inzara hari inzara zatambutse bitaga za Zagayura za Rumanura amabati za Kinga umukoraje za Ndabaringanije n'izindi ntaza amazina ayo ni amoko y'inzara sibyo kandi izo nzara zabayeho Theogene ntarabaho none niba haje indi yiyongera kuri izo zatambutse kuki abantu babihindura intambara ahubwo bakumvise ko iyo nzara nayo yatambuka nk'uko izindi zatambutse hanyuma Imana yarinze abanyarwanda ziriya nzara zarangiye bakumva ko niyi yazibarinda hanyuma kuvuga ngo hagiye kubaho guhunga Kigali hari ijambo bakotinze bavuga ngo Nyabugogo ngibaye nka buretse mbivuge noneho rero sindi imbere y'isi cyangwa imbere ya kamera kuvuguruza ibyo navuze ntago ngewe ururimi rwanyereye ururimi ni ruzima sibyo ndi mu gihugu cyanjye kindwanira ishaka kimenyera buri kimwe aho bagisebereza barahazi ngewe mfite ibyo ndi kurwana nabyo sibyo bisobanuye iki rero bisobanuye ngo kuba abantu bahunga Kigali yego bagasubira iwabo mu ntara iri fofera attention ntabwo ari uguhunga igihugu Kigali ni intara ya gatanu mu ntara zigize u Rwanda kuba abantu rero kuba abantu basohoka mu mujyi wa Kigali bagasubira mu ntara ni ubwa mbere byaba bibaye mu Rwanda ejo bundi covid dutera habaye iki baragiye ntabagiye ntabatashye n'amaguru none se iki cyorezo cyo abantu bari bakiteguye bari bakizi se none se abateje kiriya cyangwa icyatumye habaho kiriya cyorezo uyu munsi barapfuye ntibakiriho cyangwa impamvu yatumye kibaho yararangiye rero umuhanuzi nahanura ukumva ntumushaka wifata akantu gatoya k'agace ngo kagire intambara ushake kumuteranya n'igihugu sibyo ribu ntago yambuze kandi abaza kubikomantaho ntabwo ari abavugizi b'igihugu ukunda igihugu umukunzi w'igihugu nagisengere ashira amavi hasi arizwe n'ibizira biri mu gihugu arizwe n'ibyaha biri mu nsengero aririra umurimo w'Imana aririra igihugu cye cyamwibarutse hanyuma hesha igihugu cye umugisha ubu ndahangaha guhangana n'igihugu
ubu leta yarambuze. bamwe baravuga ati hari abigarasha cyangwa se bakunda kubita ibigarasha kuri izo social media byagutumye guhanura ibi bintu bibi. Nta muntu wantumye, none se nanjye mbabazi. Iyo habayeho intumwa nkuru ya leta, yego, nyakubahwa perezida wa repubulika akohereza intumwa ya leta mu nama muri UN cyangwa ahandi hantu kumuhagararira, hanyuma hicwa uwatumwe cyangwa icyo kibazo kibazwa uwamutumye. Ufite ikibazo ku byo nahanuye abaza uwantumye. hagiye banza kwica intumwa kugira abone shebuja. Ntago rero bikunda. None se ubu wanyica ngo ubone Imana? Nje napfa ndi jewe ariko Imana ntiwayica. Ahubwo abantu bafite ukuntu inzara ibamereye nabi, ntibashaka kuvuga ko uvuga ku bizira byabo. Aka gakino kakinwe n'uwitwa Yongwe Joseph, kazanwamo diru y'uwitwa Ezekiel. Ngewe ntago njya nsinda amazina, sibyo? ngo sindi bubavuge ngo kubw'impamvu z'umutekano. Uwe mutekano bantwara ikizi? Gihugu cyanjye kimbereye maso. Ribu ni inkenera ifite ibyo ishaka kumbaza, bazambaza kuko ndi mu Rwanda, sibyo? Ntago ngiye nigeze mpanura intambara mu Rwanda, kandi Imana nintuma kuyihanura izaba ifite impamvu. Nayo zayihanura, nayo nayihanura, ariko ntayo yantumye. Yantumye guhanura inzara. N'abahunga Kigali banze gusohoka muri Kigali ku neza bajye kuzamura iterambere mu ntara hehe iwabo, sibyo? Yego, ko bazifuza gusubirayo bidashoboka. Sinzi rero iyo niba ari intambara ku gihugu. Rero ntago ndi uruhinja rutazi gukontorora, gutandukanya intambara n'ibiri mu gihugu. Hanyuma none aha nibamanuke Nyabugogo barebe imirongo ihari n'iyiki yabari gusubira mu cyaro. Oya n'iyiki. Iyo ugiye gukatisha bakakubwira ngo imodoka zarangiye, zabuze habaye iki? Kandi hakiri kare ni iterambere se? Bazimaze itike zose zashize. Itike zagize gute? Zashize. Icyo nkiveho. Joseph Yongwe na Pastor Korode na Ezekiel na Juste n'uwitwa Noheli, icyo ni igikundi cy'abantu batanu, niyo mabandi makuru igihugu gifite muri tekinoloji yitiriwe izina rya Yesu. Bibisha Bibiliya, sibyo? Bibisha Bibiliya. Hakaza undi wa gatandatu ngo niba ari Bizasobanuka TV. Ngewe nta bwoba ngira, sibyo? Niba bakunda igihugu cyabo, akaba ari abakunzi b'u Rwanda, bakaba bafite ishyaka ry'igihugu, nibaze imbere muri social media bihane kwiba. Kuko aba nibo batuma amahanga areba nabi u Rwanda rwatubyaye. Ahubwo bagahindukira bagafata akantu gato umuntu yavuze, ntibasome byose uko umuntu yabivuze, bagaca akantu gato kugira ngo mbese ribu izi nkurikirane banjyane mu nzu y'imbohe. Hanyuma uwavugaga ibizira byabo aba aracecetse. Hanyuma se ni inceceka abahanuzi mu Rwanda bararangiye, n'abandi bazaza, nabo nabyaye bazahanura. Simbemereye ko genda umugabo ntari umusore. Nabo nabyaye bazahanura, n'ababo bazahanura. Iki gihugu kirimo abahanuzi. Niba uhaguruka kuvuga ukuri kw'ijambo ry'Imana, ntago nge ndi umunyepolitike, no mu nda ya mama nta wigeze aba umupolitisiye, sibyo? Nanyoye amata Kagame ari ku ngoma, banyumva neza. Yakuyeho gira ingurube atanga gira inka. Uyu munsi kwa mama hari inka, niwe wayiduhaye. Hanyuma nibyo ngiye kumwitura, iyamushizeho izi mpamvu, afite uko ayoboye igihugu. Abantu nibave mu matiku ya politiki, baze twinjire muri Bibiliya. Yego, ukeneye gukora intambara ayikore mu mwuka, ariko niyamya abantu bashaka kunteranya n'umubyeyi wanjye u Rwanda. Yego, nibyo twari turimo turagenda tugarukaho ikiganiro ko nifuza ko tuza kugitwara umurongo ku murongo, wenda hari ibyo wagiye ukomozaho, ariko turi buze kugenda tubigarukaho. Wenda waruvuze ati abantu bagerageje kundwanya
kugira ngo ntakomeza kuvuga ibyo bibi byabo. Uri mu bantu bavuze ku itorero rya ADEPR igihe hazamurwaga amabendera y'abatinganyi, niba ntibeshye ndaje ntumva hano voice uvuga uti utabaza uvuga uti utanga inkuru ati Izayi we uraje ubone ibigiye kukubaho, Imana iraje kandi irarakaye. Mu makuru mfite uyu munsi ni uko utakibarizwa mu itorero rya ADEPR. Niba waraciwe, niba waratenzwe, niba warasohewe, niba waragambaniwe, njye numva bavuga ngo ADEPR ngo hari nabo ngo inkereza, wenda uri buze kuza kubitubwira byagenze bite kugira ngo ukurwe mu itorero rya ADEPR. Ntabwo ADEPR mpanuye mbere y'idarapo, nyuma y'idarapo nahanuye ubuhanuzi buvuga ko umuvugizi Pasiteri Izayi, abantu babyumve neza, nta mana ya Isaka na Yakobo, iya Isirayeli, iyo Samweli yimikishije abami n'ibikomangoma amavuta, atariyo yamuzanye kuri iyi ngoma. Urumva? Hanyuma ntanga ibimenyetso, barambaza bagombaga kumbaza, narababwiye ngo barindire barebe icyazazanira igihugu n'itorero mbere y'idarapo. Icyo nicyo kiganiro cya mbere nakoze ninjira muri social media. Hanyuma bavuga ko naje kubera impamvu bari barantenze, barebe itariki ikiganiro cya mbere cyasohokeyeho ku Musaraba TV, hanyuma barebe n'igihe idarapo ryazamuriwe, hanyuma barebe n'igihe natengewe. Sibyo? Ahubwo uvuze ukuri, gahunda ni ugushyirwa inyuma y'itorero. Uyu munsi turi tariki 2 z'ukwezi kwa 9. Sibyo? Umwaka w'ibihumbi 2023. Jewe nashizwe inyuma y'itorero ku itariki 30 z'uku kwezi. Z'ukwa munana. Uku nguku. Turi mu kwa 9. Yes. Z'ukwa munana. Z'ukwa munana. Mu minsi itatu ishize. Hanyuma barebe igihe idarapo ryazamuriwe. Barebe n'igihe nciriwe inyuma y'itorero, barebe n'igihe nahanuye ubuhanuzi bwa mbere. Ubwo bavuga ko bagutenze mbere kubera ngo ni ikinyoma, ni ukubeshya. Abakristo bo ku Gasave bazabivuguruza kuwa 6 kwigaburo. Nibwo Izayi yahamagaye ku Gasave, arababwira ngo ako kana kabananije iki. Urumva neza? Bafata umwanzuro wo kuntenga. Ntago ndi inyuma y'itorero kubera ingo nyinshi mfite, sindi inyuma y'itorero kubera urwagwa, ntago ndi inyuma y'itorero kubera ubusambanyi. Ndazira ko nashize ukuri kw'ikizira kiri muri ADEPR hanze. Ikindi se nzira ni iki? Izayi niyo wihamagare ku itorero ryawe. None udashigikiye Izayi wese mbonereho no kuvuga ngo nge no mu buhanuzi nahanuye kuri Zaburi, navuze ko nge nemeye kuba igitambo cy'abandi batinye kuvuga. Sibyo? Kumfata rero bakantenga ntabwo ari wo muti wo kuncecekesha, ahubwo ubu nibwo banshize mu mavuta. Mbonereho no kubatangariza ko jewe nta dini nzashinga, ADEPR ikiriho, sinteze kuzayisohokamo. Ikiriho indwara yose izarwara, nzemera iyo ndwara nyirware, ariko ntaho nzajya. Bakurikije Bibiliya baravuga ati icyo duhambiriye mu isi no mu ijuru marahambira, ntimuhambira ariko murahambira. Buriya rero mu ijuru urahambiriye ntiwarya. Ntago mpambiriye. Na 2015 nararitambagiye iwanjye ndahaza, aho inzu yanjye iri ndahaza. Nukenera icyo kiganiro uzambwira. Narahatembereye 2015, aderese yanjye ndayizi. Guhambira uzi ibyo bahambira umuntu bafite icyo bashingiyeho bamuhora, ijuru rikabasinyira rishingiye ku kutagonda ijosi k'uwo muntu. Ntibigeze bampamagara muri biro ngo bambaze impamvu. Ni ibintu byabaye public, isi yose ireba. Si ibintu byabaye rwihishwa. Ibi rero byo kwitwaza ku ntenga. Ese
wenda ntabwo ibintu byabaye bwihishwa ushyigikiye abakristo bashirika isoni bagasebya itorero ninde se warishebeje ninde muntu wigeze asebya itorero nk'ibintu wavugiye ku karubanda kuri Izayi umubwiye ati Imana iraje yes none se ubu ntayo muri kubona ayo bundi muri he iraza kangahe yongo wantumyeho abantuka uba ari hehe ariko buretse ibintu bya yongo ngiye turaza kubona oya n'urugero mbahaye uburyo bwihariye cyane uyu munsi Izayi sibyo yego gusebya itorero ni kimwe no gutukana ni kimwe nta gitutsi n'iki na kimwe kigeze guhanura no gutukana biratandukanye ubuhanuzi wabuhanuriye ko utarugiye ubaha itorero rikuru ujyane kuri representa rikambigarukeho by'umwihariko ndabonye n'abantu babivugaho n'abo ngabo wagiye ugarukaho avuga ati niba ubonye ubuhanuzi kuri ministere hari ibyo wavuze kuri ba guverineri ku kiganiro cyane nagikurikiranye kuki ba guverineri utagiye ngo baka appointment ubabwire kuki Izayi ibyo wamuhanura utagiye kuri Izayi ngo bimubwire cyangwa se representa cyangwa se komite y'itorero ibibwire in studio kubizana umuntu Imana igutumaho rero utega amatwi yego nimwe mwanyihamagariye n'ubundi nsanzwe ntakunda social media yego sibyo ntabwo Imana igutuma ku muntu itazi igutuma ku muntu izi sibyo umuntu Imana igutumaho ni umuntu yahamagaye noneho yatandukira atangiye kurengera Imana ikamugutumaho ikamubwira ngo genda ukebura uriya muntu wanjye atangiye kugira gutegutana none se umunyamubiri nka Izayi Imana ari kumuntumaho yigeze imwimika kuri iyi ngoma ku buryo ari kumuntumaho oya yaza kuba yarashizweho n'Imana yari guhemba abantu bakoranye sibyo yirukanye abanyamwuka ngo ntibize hanyuma we wize rero nahame hamwe agaragaje ko yize yakuyeho abaswa yego Imana ntiyari kugutuma ku muntu ntabyo ari kuntuma rwose ari kuntuma ibikize reka na ba guverineri muri make uwitakubwiye cyangwa se witazi mu buryo bakorana kuki witwitamo kuza kubivuga kuri social media ariko hari ibintu abantu mwitiranya umuhamagaro no guhabwa intebe muzi ibyo ari byo umuntu ufite icyo amariye Imana imubera amaso sibyo kandi niba Izayi ari we wagombaga gusohoza ibyahanuwe nta n'impamvu yo kumuntumaho sibyo ibyahanuwe biri gusohora kereka abadafite amaso bijijisha ku bushake hanyuma rero nta handi ubwo niwe wagombaga gusohoza ubuhanuzi bwa Antikristo yego ko numva Izayi mufata mu rundi rwego none se mufate si umuntu nk'abandi se aya ega titire ni titire sibyo burangiye w'umuntu ntinya umuntu wubaha Imana sibyo ntinya umuntu utinye yamuhamagaye n'ikimuhamagariye wowe nta n'amagambo abiri namuvugaho kuko yamvuma bikamfata yampagurukira bikangiraho ingaruka utinya umuntu wasutsweho amavuta n'Uwiteka hanyuma isi ikabishigikira uwo muntu ujya umwubaha sibyo hako niba umuntu asohotse yasohoka akaza agakaba ingoma akayoboza inkoni y'icyuma akubita atababarira se ubwo se niki naba ntinyamuhariye ntacyo reka nikomereza ikiganiro cyacu 5 kuri 5 umurongo ku murongo uyu munsi mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere mu masaha y'igitondo niho twabonye inkuru ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye ndetse twumva n'ijwi ry'umuvugizi wa RIB witwa Thierry Murangira avuga ibintu bikomeye cyane yabivuze nyuma y'aya majwi ngiye kubanza kumvisha abantu ariyo majwi yawe nta kibazo waza kutubwira impamvu ya majwi yavuze n'icyatumye ubivuga by'umwihariko ese byari biturutse kuki kugira ngo uvuge ibi bintu
kanyashake neza kugira ngo abantu baze bayumve. Uvugana n'isi wa mushumba uzaseba. Yongwe isijya n'isi wa mushumba uzaseba. Yongwe isigiye kukwanika. Dore ndi imbere y'Imana. Nutihana yongwe Joseph, harera Imana Joseph. Nutihana ndahiye Imana nkorera. Juste nudakizwa. Ezekiel nutihana. Bapfumu muri gukorana n'imbaraga z'abakonikoni. Nimutihana ni Helezo Pesefa nimutihana ibikomere mukomeje gutera imitima y'abantu. Ndahiye ihoraho Uwiteka azabahana kandi yihanikiri. Kanyasubizemo inshuro imwe kugira ngo abantu bumve neza, nawe ubu yumva neza. Ese aya majwi wayasohoye ryari? Aya majwi wasohoye mu buhe buryo? Kuvuga aya magambo wenda ndaza kugera no kuri iyi nkuru ya Yongwe by'umwihariko kugira ngo abantu babashe kuza gusobanukirwa kandi babashe kuza kumva ni abantu ko baba baravogereye amavuta muhanuzi. Uraza gutegeka Apotre Yongwe ibihome abivemo bahanduye inda. Video ni Vugana n'isi wa mushumba uzaseba. Yongwe isigiye kukwanika. Dore ndi imbere y'Imana. Nutihana yongwe Joseph, harera Imana Joseph. Nutihana ndahiye Imana nkorera. Juste nudakizwa. Ezekiel nutihana. Bapfumu muri gukorana n'imbaraga z'abakonikoni. Muhanuzi w'Imana aya majwi yavuga ati yongwe nutihana. Isigiye kukwanika, isigiye kukubona, isigiye kukota. Iki cyagutiye kuvuga ibi bintu? Nari ndi mu mwuka. Kandi narahanuye ntabyo nicuza. Ubwo niba naravangiwe nyine ubwo bakomeza izo nkuru. Wajya ubigarukaho cyane uravuga uti umuntu witwa Yongwe yabonye ibiganiro byanjye apanga kuzana abantu bansebya cyangwa se bantiranya n'igihugu mu buryo bugiye butandukanye. Ese Yongwe yashatse abantu ngo baguteranye n'igihugu bitewe n'inkuru n'aya majwi cyangwa yari imbere yaho? Mbona ukuvuga ngo ibi byose nta cyumweru kirashira. Yego, kugira ngo byumvikane neza. Nta kimwe cyashira aya majwi yavuze. Yes. Yego. Hanyuma abantu rega nidushaka nanjye ndimo. Yego. Tureke kumenyera Imana. Niba Imana iduhanduye amavunja, yagombaga kureka amavunja akatwica. Yego. Niba idukijije inda ikatwigisha kwiborosa, ikadukura mu mashyamba, ikatugira abantu, ikaduhamagara kogeza amazina, dukwiye gukora ibyiduhamagariye. Yego. Kurya hiti rero ugashaka guhitingira kuri iri zina rya Yesu, wiba rubanda, Imana igaceceka, ntawe biri buhire. Sibyo? Ni itangazo ugiye kubazanira. Ntawe biri buhire. Oya. N'uwahurije amaboko na Yongwe mu mbehe. Oya. Barajyana. Oya. Uko nabatondetse bagomba kujyana. Ndahiye Imana nkorera. Oya. Urumva? Ekiraho ngaho. Bafashe umwanzuro bakodeshereje Noheli ikositimu ngo aze kuntuka. Sinigeze mvuga. Yego. Nta n'umwanya. Mu bamukodeshereje ikote Yongwe arimo cyane. Baramwishyura. Bamaze kumwishyura. Yego. Urumva? Araza arantuka. Noheli. Sibyo? Ese yakubwiye ko ari Yongwe wamutumye? Ntago jewe nta kintu kijya kimbaho kintunguye. Wowe habibonye. N'ubu nicaye hanze impamvu mpicaye. N'impamvu wampamagaye nka kwitaba. Ako namaze igihe kiri ngo wahamagara ntiwanyitaba. Ntago biba byo jewe iyo ntari mu mwuka wo kukwitaba sinkwitaba. Kandi telefone ubuyibona. None se aba bari kumpamagara uko ndi kubareba. Ubu ari umuntu w'umumaro. Ijuru rifite icyo rishaka kumumbwiraho. Ndamwitaba. Ariko iyo ushaka kunyaza mu mutwe ndakwihorera. Nuko mbaho.
ese Yongwe ibyo bintu yabikoze amaze kumva ibi ngibi Yongwe yumvise ubutumwa kuko Umusaraba TV arawukurikirana. Yego. Ariko wamuhaye linki ni Pastor Claude. Yego. Kandi aba bose nta numwe waruzi iyo ndi. Urumva? Yego. Hanyuma Juste Yongwa murungikira amuhantuza link nawe. Link, yego. Hanyuma nawe Ezekiel nawe arabibona. Bakora inama sasa. Ninde mupagani dufite? Mwiyobokamana. Yego. Twatuma akajya kudutukira uyu muhanuzi. Yego. Bishyura Noheli. Bamukodeshereza ikositimu. Abantu babyibuke Noheli akora ikiganiro. Yatondetse ayo mazina yabo. None haravangirwa arateshuka kubera kwa gutakaza umwimerere w'umwuka. Yivamo. Aravuga ngo uyu muhanuzi ni muntu ki? Wadukiriye abakomeye. Sibyo? Aravuga ngo yahagurukiye nde? Yongwe. Oya, umuvugizi wa ADPR. Yahagurukiye Izayi. Ahagurukira Yongwe. Ngo Yongwe afite televiziyo. Yongwe afite imodoka. Wumvise? Ezekiel ni umugabo aritunze afite Kiranuka TV ahamagara Juste ni pasiteri afite urusengero ntiwamwigezaho. Kamemu biragaragara mu bushakashatsi yaba mu mubiri no mu mwuka ko bari bamutumye kuza gutuka umwana w'abandi. Ariho Noheli yavuze amagambo akomeye ko mwasangiye itabi. Iyi ndoro abafite amaso areba. Bambwire mbahe nimero ya mama cyangwa iya mukuru wanjye ari muri uyu mujyi wa Kigali. Nisigara ntago nyizi. Ubu tuvugana ubajije Noheli ngo Theogene akunda iki niba mwarabanye azakibabwira. Noheli nababwira homba nzaba koko ndi umupagani. Cyo tabi mwararisangiye. Numubaza aho tuziranye. Yego. Hamwe honyine akahakubwira. Yego. Juste aratangaza ngo afite message 20 ngo ziri kuva Gasanze ngo naho nikopesheje ibishyimbo ngo nambuye. Reka mbabwize ukuri. Wambuye ba Android. Byinshi cyane. Ni ibintu byinshi. Reka mbabwize ukuri. Tewo sindya ibishyimbo. Uranyumvise ubwo? Sindya ibishyimbo. Nta muntu utarya ibishyimbo. Tega amatwi. Nakubwiye ngo niba ushaka ko tujyana ufata ibyo nguhaye abari byo sawa. Sinkunda ibindi bintu. Ibishyimbo narabiriye bingiraho ingaruka. Sibyo? Kugeza ubwo muganga mbwiye ngo hagarika iki ibishyimbo. Abantu bajye ku Musaraba TV barebe ikiganiro niga gukora ibiganiro. Ibiganiro byose nakoze nabikoze mu kwezi kumwe kwa 8. Hanyuma uwo Noheli ababwira igihe yanywereye itabi. Sibyo? Uwo Juste izo filime yabonye izo ibaze Juste n'abagore ngo wagiye winjira Gasanze. Ibaze rero Juste wamenye inkuru. Juste agakomeza kwicara nahaguruke ngo ajye Gasanze. Umuntu uzababwira aho nari ntuye muri Gasanze. Ibyo bintu muzabyemere. Sibyo? Muzabaze Juste Theogene muri Gasanze yabaga mu we mudugudu. Waduha nimero ya Landlord. Kuko iyo uvuga ibintu butanga n'ibimenyetso. Yego, abo ba Landlord yambuye. Hazaboneka umuntu umwe gusa muri Gasanze. Theo yambuye. Sibyo? Ngo ni mu saa 8. Abazi nibishaka Theogene uri imbere ya kamera. Ntangira kwimuka saa 3 za mu gitondo. Saa 6 mba ndangije kwimuka. Ngo kwimuka saa 8 z'ijoro. Ibyo ntacyo. Ibyo byose arangije aravangirwa Juste. Ngo yasutswe amavuta muri Covid. Urumva? Arangije ngo hari amazina ngo yavuze ngo kugira ngo yazamukireho. Ikinyoma. Ngo none ngo akakana ngo karashaka kuzamukira ku izina ryanjye. Ntago ndi umuntu washaka kurya hiti ngo mvuge Juste. Ahubwo natihana. Sibyo? Yakoze impanuka ararokoka. Ya kabiri yo izamwica. Oya. Mahanuza ayo magambo yasubizeyo. Noneho tega amatwi. Nta muntu nashotoye
nazanye ubutumwa Imana irambwira ngo basange muri media, muri social media, kuko naho niho bakorera. Aho batakiye abandi niho nanjye ninjiriye, sibyo? Icyo akora mbwira umugore wa Justin ngo yihangane, kuko nawe ni igihe gito akaba ari wenyine, kandi ntago ndi mu mubiri, kuko iyo mpagurukiye njyewe ntago ngutera muri iyi mibiri mbonamwe abantu, nkwataka mu izina ry'iyampanduye amavunja, nkakwataka mu izina ry'yahaye mama inzu, nkakwataka mu izina ry'yateye Kagame gutanga inka mu Banyarwanda, uyu munsi kwareya hakaba hari inka. Bivuze ngo iyi Mana nishingikirije ku mirimo n'ibitangaza ikora, nta ngegera n'iyi nimwe yo mu mwuka turi buhangane. Bose mbacecekeshereje imbere y'Imana ishobora byose, none n'iteka ryose turi kugendana. Ntago njyewe nditewe nzahuke, bacuruje urupfu rwe bararya barahaga, njyewe rero ni icyitonderwa. Ntago ndi ikihebe, nta mazina y'ibiharamagara mfite, nitwa Nibishaka Theogene Ntirandekura mwene Nzaca hayo. Urumva? Nayibonye ngowe, nayibonye ndushye, yanzanye ndemerewe. Iyi rero kuyivuga nabi niwo mwaka ubuteye inda ya nyoko n'abagukomokaho n'abazagukomokaho. Ibi bintu ntubisibe, nubisibe yicano ndayisengera, nubona yongeye gukora mu Rwanda zaba ntari umuhanuzi. Ntago mbisa muhanuzi. Batatse abantu batazi, batera amabuye hatari ngombwa. Nta muntu ujya unkinisha, nta n'ujya umenyera kirazira. Iyi Mana yanzuye ndi umupfu, ikankura igikondo seje mu nsangira n'imbwa abantu bahari, kuyitoba rero nkiriho ntago byakunda. Sibyo? Nubona Noheri adasaze, nzaba ntari umuhanuzi. Noneho mpanure ku Karubanda azagwa mu maguru y'abagore. Rimwe azinjira umugore ufite umugabo we, amutungure, amuha inyundo yo mu mutwe. Ibi bintu nibidasohora sinzongera guhanura. Sinjya mvuga ngo ururimi rwanyereye. Kuri Noheri ntubisibe. Kuri Noheri waje akavuga ko mwasangiye taba kubishye, akatinyuka kuza gufata ibivume akabigira ibyera, bamuhaye indonke. Nubona atishwe n'inda akagwa mu maguru y'abagore azize ubugari, nzaba ntari umuhanuzi w'Uwiteka. Nta mikino njyange. Uratinyuka ukaza kwandagaza umuntu mutaziranye ngo duhuriye mu muhanda ngo mfite gaze ngo n'ibihumbi 400. Bagushuke bagukodeshereza ikoti ngo ahagaritse imigisha yose y'abadiaspora. Ntabwo imigisha ya Theogene iri hanze y'igihugu. Imana yampereye umugisha mu Rwanda. Umunsi kuri he ni wacu kahashira inka, nibwo umugisha watashye kwa mama. Yego. Kandi nimukomeza kuriza abantu b'Imana, mukomeze mwenyegeze iki kibatsi cy'umuriro, iki Imana iza kubakorera. Perezida wanyu Yongwe ababanjirijeyo, mwebwe rero ni ugutoragura. Sinshimishijwe nuko afunzwe, namusengera avayo umuhambure rwose. Oya, umubohora oya, hariya no kujya gucurwa umurengwe yari afite uteye Imana siki, sibyo? Ibikomera abantu bafite byayo, aba nibo batuma igihugu hanze kigira isura mbi. Uragakora ibyaha uri umupagano uri umusinzi, sibyo? Ariko kwiyorosira izina ukarigira ingofero ukajya kwiba rubanda, ugatukisha izina ry'Imana yawe n'igihugu utakiretse. Ndashimira ribu iri mu mavuta. Oya, nanjye ni inkosa, bazaze banjyane bajye kungorora nkuko bajyanyeyo, nkuko bajyanye abandi. Ntabwo ndi intagondwa. Ibiro byo kuza kuntuka ngo ndi umwanzi w'igihugu. Iyaba igihugu cyari gifite abanzi bameze nkanjye, uru Rwanda rwahinduka Yerusalemu. Muhanuzi uvuze ibintu bikomeye cyane. Jisite muhaye ukwezi n'igice, yigize umunyamakuru,
je bundi waramubonye n'amabaga ajya kwa uriya mugabo aririmbye ngo ibya Yesu ni ku murongo nje nabonye bashorerana ngira ngo bagiye kubaka ruriya rugo bababwire bati ibintu mwakoze Ezekiyeli n'ubukoboyi ngo turashaka inkuru umuhanuzi ajya gushaka inkuru revera ajya gushaka inkuru umuririmbyi yapfushije urugo aho kujya kumwegera bati ibi bintu mwakoze ni amahano ni amabi ni amarorerwa mukoza amabara ngo tuje gushaka inkuru viyuzi isombe wariye ku muntu igatuma udekora ibizira bye kugira ngo mudashwana Imana irabahanereka oya Yesu umuhaye ukwezi n'igice bigende bite Imana irabahana reka ibanze ikura umuntu umwe mu rubyaro rwe nibwo uza kumenya ko ndi umuhanuzi oya ndahiye Imana we keba witonde uraza kumenya ko ndi umuhanuzi w'Imana Imana ihagurukije nta santima mfite nta views nyeneye sinyeneye guhitinga ntago nje nkeneye kwamamara bakabije kumenyera Imana uzayibesha ko muri kumwe nayo ikuryarya ubugingo nje kubona none handi imbere ya kamera mbona ukuboko kw'Imana gukoze mu nda ya Jisite irakuramo umuntu umwe rega mwiyimenyera ntago ikeneye abantu bayimenyera ibahamagariye gushumba intama izivunitse mu kazunga izatanye mukajya kuzishaka iyi nda nini rero irabakwegera ibara niyicariye nigaramiye kandi mutegereze murebe impundu amazimisi avuza mu rugo rwa Theogene nyakwigendera Uwiteka agiye guhorera uriya mugore mubwire icyo bazize uriya mugore bagombaga kumuba hafi nk'abantu bari inshuti n'umugabo we yego iyo umuntu ari mu bikomere uramwegera ntumutererana amakosa yose Asiya yakora n'ibimenyetso by'ihungabana apfa akayakiri muto asigaranye abana muri uyu mujyi wa Kigali amabandi y'abahanuzi aho kumwegera bakoresha ibiterane byo kumutera inkunga kubera umuryango asigaranye ari umugore bamwatake nibarangiza bajye no kumuserereza ntago bayikiriye Imana dore mbikubwiriye hano sinjya ngabanya sinjya nongera urugo rwa Jisite hagiye kuvugamo amarira mbivugiye hano n'ubutaha n'ikindi gihe ntazongera kumenyera Imana kandi noneho azatunga amahoro ari uko apfukamye imbere yanjye akarira kansaba imbabazi mbikubwiriye hano nubona iki kintu kidasohoye uzamenye ko ari nge muvangirwe wa mbere muri East Africa isi ifite ko biteye ubwoba mugabanye kumenyera Imana views ni views tanga inkuru nzima uvuga ibyo wahagazeho abakoraho bakoreho udakozeho arorere ntago jewe njya naje muri social media ntarayizamo nari mbayeho ne menye ibintu bavuze byaranakubabaje cyane ariko uzabaze Claude mu nama y'ubukwe bwe nari ndimo ibyahabereye nari impari amabanga mubikiye ni menshi yibeshya sakuze umukangishije amabanga yufite oya ntago njya mpfa kuvuga reka ndabanza nkagenzura nkumva neza ibyo ngiye kuvuga niwe rero watanze ziriya nkuru zigasanze kuko Jisite ntabwo azi kombi gasanze Ezekiyeli ntazi kombi gasanze Claude wenyine niwe uzi kombi gasanze noneho nanamubwiza ukuri simbi gasanze warahavuye ariko warahabaye simbi gasanze warahavuye ariko warahabaye niba narahabaye nahabaye ryari ngeze muri social media ryari fata igihe ngereye muri social media ufate n'igihe nabaye gasanze hanyuma ufate imyaka amezi maze muri Kinyinya ni ryari ubwo wavuye gasanze ujya Kinyinya wakwiba umuntu hari gasanze ukimukira hano muri Muhororo urumva haregeranye ntago byago none wanarangiza ukaza no kwitanganika imbere ya social media
kubera bibi cyane. umuntu agiye gusebanya arabanza akareba ibintu agiye gusebanya ingaruka bizateza. Watatse umuntu uzi ngo ni umutwitsi mugenzi wawe, ndi umukirisitu umupantekote wonsa amashereka y'umwuka, utabona iyi mijugujugu bariho bandasa yo mu idini, ntaho narisohokamo niyo mwateka ibuye rigashya. Nzagihanura. Kandi unahari baraguciye. Bakize gute? Uwo baca se ni jewe. Ariko bune nawe nagize ngo ufite iyereko. Uburandeba ukambonamo umunyamubiri. Ntago baguca. Uburambona ukambonamo umuntu ufite ubwoba. Nakubwiye umuntu batenga bikamufata. Ni umuntu watandikiriye igihango cy'umwuka wera agahugurwa n'abakuru nkurikira, agashinga ijosi bakamugira inama kanga, agafatirwa mu cyaha mu ruhame. Uyu muntu yemerewe guhagarikwa imbere y'itorero, hakazamurwa ibiganza bihamiriza ko uyu muntu ashizwe inyuma y'iki yitorero. Bantenze mu mubiri ni bantenge mu mwuka. Nibaze mu mwuka bantenge. Ntugatenga umuntu mu mubiri. Biriya no kuncecekesha kugira ngo ibizira byose bidakomeza kuvugwa. Nzasengera iri torero kuko Imana irarizi. Nongere mpanura iki kintu noneho. Uzibesha wese akagambirira guhirika iri torero, kurishira hasi n'imizi yaryo wese, ntazigera yonsa mu gihe abandi bazaba bonsa, ntazanywa amata y'inka mu gihe abandi bazaba bakamatega amatwi. Ndi umuhanuzi, tega amatwi. Uzariterurira inkota azakenyuka ataragera ku ntego ye. Uzagambirira kurishira hasi azashirwa hasi ataragera ku cyifuzo cye. Ntaho nsohotse, nta madini nshinze, nta n'amagurupe nzajyamo, nta n'imbuga nzajyaho. ADEPR intenze ari inyamubiri, umunyamwuka najyaho azadukura inyuma y'itorero. Muri covid batenze abangana iki? Bishingiye muri covid. Babakura inyuma y'itorero ntibatanze promotion babona intebe zirimo ubusa. Utenga si utengura peti. Nje natenzwe n'umunyamubiri, umunyamwuka niyicara kuri iriya ntebe azambwira ati muhanuzi w'Imana. Ntabwo aka karengane kazahoraho. Bama kiri gusengera izayenga ave ku ntebe haza umunyamwuka. Umva ngo ha makuru. Mu bantu batumwanya basengereza ntago ndimo. Igihe kizamwigisha. Ngaveho ntago byo wabya. None se ubundi ariho. Umuntu udashaka kumva ukuri. Bibiliya igaragaza abana b'abahanuzi bagiye gutema ibiti. Umwe intore zirakuka itakara mu mazi. Hama ngo itakare mu mazi, aratakatiye baba databuja mbonye ishano kuko iyi ntorezo yari intirano. Ahereka Elisa atema igiti agikubita mu mazi, intore zigira ite irareremba. Hanyuma Elisa abwira uwo mwana ngo rambura ukuboko wongera ugira ute uyisingire. Abantu badashaka kwerekana aho intorezo yaguye ni bantu ki? Yego. Iyaba umugabo nyamugabo w'umwuka utayobowe n'umubiri nkuko nawe ari umunyamubiri, ntiyari kwirukana abanyamwuka ngo abirukana atabahembye. Sibyo? Hanyuma narangiza kuri kose ryo kwinjiza abatinganyi mu rusengero, abeshe ngo batunguwe no kubona idarapo rizunguzwa, ngo abinjiye bose ntibabasaka. Yego ibyo birashoboka. Bazunguza rimwe Izayi yari ari he, bazunguza kabiri yari yagiye he, bazunguza gatatu yari ari he, bazunguza kane yari yagiye he, bazunguza gatanu yari ari he, inshuro gatandatu yari yagiye he, badekura bafure yari yagiye he. Mupagani mubi. Ibi ni ugutanga itorero muri Antikristo. Barantwara ikisi. Ibi ngo nibyo bashaka ko ngira amageragere. Naho najyayo ndi imfura mu Banyarwanda igihugu gifite. Bavuga ibizira mutenga abantu. Bisobanuye iki? Ubwo se barihakaniye ubundi. Ubu nibwo bihakaniye. Isi reba. Kenisi ntiyamwihamagariye. Hari ikinyamakuru kitamuhamagaye.
Theogene kereka ubu tuvugana iyo bavuga ngo mu Rwanda habonetse umuhanuzi w'umuvangirwe usengera muri ADPR uri gusebya itorero akamamaza inkuru zitariho ko hazamuwe idarapo mu itorero rya ADPR. Izo nkuru ni ikinyoma, turazivuguruje, turanamutenze kubwo gusebya itorero. Icyo kirumvikana. Ibintu byabaye isi reba kagutenga kuko wabivuze, ko nabivuze kandi ama video ubu se niba video zibigaragaza ibitangaza makuru bikabigaragaza nawe bakamuhamagara. Ariko uri umwana w'itoro ntago ibyo bintu ugomba oya niyo mama yabaroga navuga nti mama ukomeza kwica abantu. Hega ntago umuntu umwe yarimbura itorero. Nje ntago mfitanye ikibazo na Isayi. Sibyo? Imbaraga ziri kumukoresha zifite garante. Sibyo? Zifite igihe zizarangira. Bira bifite igihe. Nese azatenga ageze he? Ubusaba ari kujujura mu mutima bangana iki? Abavugira mu ngo zabo se. Dukomeze dukoma amashi. Ngo duceze bugondo zikamwe. Ubwo hari impamvu ubona ari ihe mpamvu abandi ba Kristo ba ADPR batavuga badatobora ngo bagire icyo bavuga. Mwewe nkaye ukurandi rwawe ukabigira hamagara kandi bavuga ati se kuki ari we wenyine wavuze abandi kuki batavuze ni uri munyakuri. Yego. Muhamagaro wandushije ibiro. Nari narananiye Imana narigize intagondwa indusha amaboko. Rero je w'ikipe itsinze niyo mfana. Sibyo? Yego. Ikipe itsinze niyo mfana. Yesu na Satani bagiye mu kibuga bahana mangumi bashaka Theogene nibishaka uri imbere ya kamera. Urumva? Uwiteka arusha Satani amaboko. Hanyuma nanjye ndushiki imbaraga yaranzanye anzana rero afite ibyo yanshizemo. Ago ndaha rero ngo nigenge aho kubimbwa imyaka 100 nabo umugabo w'isahimwe anyizo kipfira. Sibyo? Mu ntwari itorero zizagira nanjye bazanshiremo ADPR. Ndashima Imana itaremeye ko umusaza akayihura abo ni bibiri. Uwiteka himbazwe ko ibi bintu byabaye Samuel atakiri muri iri torero. Imana ishimwe abera b'Imana baruhukiye mu mahoro batabonye ibi bintu. Hari abantu imitima yari guhagarara kubw'ishyaka ry'umurimo w'Imana bakajya muri koma. Uravuga gutya kuko turi hano i Kigali wakugeza mu ntara ngorore amarira. None babijyanye murangirikani kugira ngo bimure umuriro babe bawukuye muri ADPR umuriro ubugiye murangirikani. Iyi ni propaganda yo gutangira eglise sataniste n'uburyo bwo gutangira gutoteza itorero ry'Imana. Ahubwo abadivandiste b'umunsi wa 7 basenge kuko nibadayoboka gusenga ku cyumweru baraziwe. Iyi ni propaganda yo kugira ngo batestinge kuzatanga uriya mubare wa 666 bishirwe mu bikorwa. Ikimenyetso ngiki nimusanga Isayi yataramanutse akagiroma kwicarana na Musenye mumenye ko ikizira bahanuye kitari mu nzira yo gushirwa mu bikorwa. Ibintu kugira ngo babanze bica abantu mu mutwe bakore kimwe nibabona abantu bacecetse hanyuma ibindi ntibazavuga. Utavuze bwa mbere ubwa kabiri ntazavuga. Ibyahanuwe biri gusohora. Iki ni igihe cyo gusenga, si igihe cyo kuvuza induru ku musozi kuko nta mpundu zihari. Urumva? Yego. Kunshira inyuma y'itorero nari imbizi. Bari baranatinze. Nje nari imbizi. Niki gitunguranye? Ubuse beza imbuto, ubuse barihakaniye. Iyo baba bahanga bari kunyicaza muri biro bati ufite ikihe kibazo. Twese twabonye ibintu turaceceka. Hanyuma wamaze kuvuga ceceka. Sibyo? None bati reka tumushire inyuma y'itorero. None abantenga umva ijambo risekeje. Ngo na Dawidi ntiyatutse Sawuli. Wako yasizwe amavuta nye. Kwirondora. Ngo na Dawidi ntiyatutse Sawuli. Bivuze ngo Dawidi yatutse nde? Sawuli.
kandi Sawuli yarimikishijwe amavuta. Sawuli niyemere ko ari Sawuli hanyuma nanjye bemere ko ndi Dawidi. Ahubwo nibahugure Dawidi. Nubwo Sawuli ari ikigoryi cy'Imana ariko ni icy'Imana. Hanyuma Dawidi we nuwandeze. N'uw'Imana. None se gutushigikira Sawuli hanyuma ukajugunya Dawidi kandi bose ari ab'Imana. Ivangirwa rikomeye. Toro rya Adeperi. Kuvangirwa cyabataka. Sibyo? Ukereye urubuga wandikaho ngo umushumba uzibesha agaciko akavuga ibi bintu aho azajya arahaza. Uku rero kwiyegereza abanyantege nke nibwo buryo bwo kurangiza iki itorero. Niki ntinya kuvuga ikintu nabura nkapfa ni ibiryo abantu bandetse nabanaga n'imbwa igikondo se nta bantu bari bahari. Narwaye amavunjagera ubwo ngera ku mavi se nta bantu bari bahari. Oya. None mfate Yesu wampanduye nta muntu n'uyu n'umwe turi kumwe mu mutobera amazi ndeba. Yesu ahari mu ijuru yiyemera amenye ko afite umuhungu mu isi. By'umwihariko mu mujyi wa Kigali. Niki ntinyase. Banteranya n'igihugu cyanjye batoke. Ku ruhande rumwe abantu benshi bakavuga ati aho bavuga mujye Izayi yabigarutse avuga ati mujye mubanza murebe ubuhamya bwabo. Akavuga ibyo bintu. Ahubwo turebe ubwe nk'umuvugizi. Uko kuntenga. Nukuririraho ngo twaramuciye. Abona abasabye itorero isi yose bimenye bandenze nyuma yuko mpanuye ibi bintu. Batazagira uwo babeshya. Nashize ukuri hanze bafata umwanzuro wo kunshira inyuma y'itorero kandi ndi mu mwuka. Sibyo? Eugene mpfuye itorero se rimariye iki? Ni ibintu bitatu. Cyambere ni ukumbatiza. Yego. Cya kabiri ni ukunshingira. Cya gatatu ni ukumpamba. Wigeze ubona umupfu babuza abamuhamba? Kunshingura bazabireke. Hanyuma umurambo wanjye uzaba kabarore ku gasozi. Na leta yanshingura. Kuko mubanzi ifite ntago ndi. Umuntu wapfuye baba bamushingura. Ugushyingiraho baragushyingiye. Nabyo bazabyihore. Harimo n'abagusenyeye kandi ngo bari mu itorero. Nese bansenyeye amavide ari hano mu biro hano batsinda muri Adeperi batsinda muri biro. Ari hanze y'urusengero se ntari muri biro. Mu vide y'inzoga. Ntagire uwibesha ngo ibi mbivuze kuko nuririye kuko banshize inyuma y'itorero. Babwira wagiye gucisha se akazamura etage abadayimoni bakamuha kondisiyo yuko umugore atazasubira muri kora kugasava ahangaha. Oya. Genda umuhanuzi. Urumva ibizira biri mu itorero bimazemo igihe bimwe ni ibigugu. Rero kuba abakristo biceceke hari abarambiwe guhora bazerera mu madini. Yego. Fasha kuringira. Bafata icyemezo cyo kwituriza. Barambiwe guhora bazerera. Sinshobora kurisohokamo icyo Imana yavuganye nanjye kitarasohora kandi ndagitegereje kandi kizasohora. Ubugingo bwanjye ni buzima. Iyo nza kuba hari ibyo mu mpora bizima bigaragara mba naje ngaca bugufi ngasaba imbabazi. Ikizira kinjiye ahera silivupure ku manywa y'ihangu kizanwa n'umunyamerika Izayi ari ku ngoma. Aya mateka azandikwe mu mateka y'itorero Adeperi mu Rwanda. Yego. Ni byiza cyane wenda dusa nk'abagana ku musozo dutanga n'umwanzuro w'ibintu twagiye tugaruka mu buryo bugiye butandukanye. Uyu munsi ni ikihe kintu wenda ubutumwa bwawe n'abantu bazabureba kandi bazajya no gusura Apotre Yongwe? Nike unumwe butumwa wa Apotre Yongwe aka kanya muri iki gihe no mu bihe arimo bitoroshye cyane byo kuba afunze? Yongwe ahari yashira ubwenge ku gihe. Ubwo agihumeka kwihana birashoboka. Icyo namusaba kwikakaza byo byarangiye kuko ntazongera kwikakaza. Ahubwo kwemerera Imana yahemukiye. Sibyo? Abo yibye bo ntago yabona aha bahera basaba imbabazi. Ariko ntiyabona n'ibyo abasubije. Sibyo kuko yibye benshi. Sibyo? Basi imbabazi z'Imana yumve ko zikimuriho. Kwihana biracyashoboka.
n'abandi bameze nkawe bari bufatwe nabo barafungwa n'abandi bameze nkawe barafatwa n'aba bari kuza kuntuka nabo bari bufatwe. Sindi imbere y'isi kurwanya igihugu cyanjye, nta sezerano ryo kuba muri Canada ngira, nta ryo kuba mu Bubiligi mfite, nta n'iryo kuba muri Amerika ngira. Gakondo yanjye ni iyi ngiyi, hatagira umuntu unyibeshyaho, sibyo? Ndakomeye mu gihugu cyanjye, niteguye gutora 100%, kandi ngatora umuntu ufite icyo amariye abantu. Nzarwanya umuntu udafite icyo amaze, nubaka umuntu ufite icyo amaze. Nuko naje, ntabwo rero imijugujugu inkanga, ikintu kimpabura nkagira ubwoba niyo mburaye. Inzara ndayubaha, yarandiye ndahahamuka, simba nshaka no kumva umuntu uyivuga cyane. Ibiro byo kuza kwimotsa ahangaha bisakurisha bigize abavugizi b'igihugu, ntago bakunda igihugu kukiruta. Umukunzi w'igihugu arwanya amafuti, arwanya amabandi, arwanya icyatuma umunyarwanda agirana ikibazo na mugenzi we. Abarevera biba, gucuruza impano, Imana yabahereye idiho mutanazisengeye, mukiha amatitire muyabyaza imisaruro. Nabuze n'uwiba ngo yubakemo inzu, byibura rekera avuga ati jyewe nkuyemo inzu. Nka Ezekiya araruhira iki? Rero mwirirwa muntuka ngo nta costume ngira. Costume rero iriho umuvumo, imisaraba imanitseho, hari abapfakazi bari kurira mwariye, hari imfubyi ziri kurira, hari abo mwasenyeye ingo. Ayo makoti muyigumanire, nzambara ishati. Ariko muhanuzi, jewe nkurikije iki kiganiro ikaregera aho ngabanze gukoresha mikrofone yawe baze kutwumva. Nkurikije iki kiganiro dukoze by'umwihariko, uragira uti ntabwo tugira, kandi abo bayahaye barabariye binyurira amakoti. Ngiye binyurira amakoti, ntago Yesu yanyimye amakoti. Na n'uyu munsi yaza, n'uyu munsi abantu bifuza gukora umugisha w'Imana, ugakora umugisha w'Imana mu buryo bugiye butandukanye. Ushaka kuvugisha umukozi w'Imana ugahita uvuga uti iryo koti bagucyurira, ngiye nemeye kuri kugurira niba shaka amakoti 10 ku mukozi w'Imana. Hari igihe umukozi w'Imana avuga ibintu bakureba abo ngabo bibisambo bakahita bagufataho ijambo avuga ati nta koti ugira, uriya muntu utagira ikoti aje kuvuga ibiki. Nyamara ugasanga abandi baza bakababwira ibintu bakababeshya, murayabagurira. Tutararenga kuri icyo ngicyo, nimero yawe nta kibazo ndibuze kwandika kuri screen, sinangombwa ngo uyivuge. Nimero uri kubona aho hejuru ni y'umukozi w'Imana, ni nibishaka Theogene. Ushaka kakanya, ndabizi ko abantu badukurikira ku mpanuro muri benshi cyane, wahita umwandikira iryo kote ukarimugura. Nimero ye nibishaka iherwa 102 002 ndatekereza, niyo ngiyo. Ibyo bintu bikarangira. Nge nicyo ngicyo nakubazaga. Ese umunsi kwenda kababona ibiganiro bakavuga ati uriya mukozi w'Imana mumureke wenda avugishwa n'inzara, ngira icyo uvuga kuri icyo kintu? Ibyo ari kuvuga byose n'inzara imuvugisha, ibyo avuga byose n'inzara imuvugisha, niri kumukoresha. Burite dusoza ikiganiro cyacu. Theogene nibishaka nakiriye Yesu muri 94. Ntabwo rero inzara yari yarabuze mu gihugu, kandi n'ubirahari. Namwe yabahagurukije inzara ihari, inzara ntirarangira, nta naho iteze kujya nimutihana. Hanyuma rero ntago jewe ndi hano kubera inzara. Ukwiri kurya bari mu Mutara ni kwiri kurya bari Kigali. Ibirayi byazamutse Kimironko nibatsinda byaruriye. Ntago rero ari ikibazo cy'inzara. Nge ndimo ndavuga ngo abantu bihane, muze dusase inzobe, twambara ibigunira, duterure Bibiliya, tuzihungure, iryo vumbi riveho, muhagarike inkuru z'ibihuha, mureke gusebanya, muze tusubire ku isoko, twuzure umwuka wera, dukora icyo Imana iduhamagariye. Ntago jewe ari inzara inzana muri social media. Ni byiza cyane. Ariko by'umwihariko tunasoza ikiganiro cyacu, ngiye nagiyaga ngo ibintu byisabira abantu badukunda kandi banadukurikiye ku biganiro byacu, bagize n'amahirwe bagafata umwanya bagakora icyo kiganiro, kugira ngo byibuze hari abo babona bababeshya, banabwira bamwe batangiye no gutabwa muri yombi. N'ujye ubona umukozi w'Imana akubwije ukuri kandi ukumva ko inyigisho ze zifite intego n'icyo zigamije, ushobora kumukoreraho umugisha mu buryo
bugiye butandukanye, ataza inyigisho yo kukubwira ibindi bintu bigiye bitandukanye. Nimero niba ushaka niyo ngiyo, ushobora no kumuhamagara ukamuvugisha mu buryo bugiye butandukanye no mu buryo bwo kuganira, ubundi ibintu byose bikagenda neza cyane, ukanamukoraho umugisha. Ntagakwata ituro, ntavuze ngo ituro ni nonaha ngo ni amaturo. Kuba nk'umushumba nka Apotre Yongwe ni byinshi cyane twakavuze, ariko nk'umushumba yafata akavuga ngo ngiye ndya amaturo, akabivuga kuri social media ngo ndya amaturo, akavuga ati abantu ngo muzane ngituro, ngo ushaka kubaka inzu ngo yazane ituro ryayo, ushaka gukora iki nazane ituro ryaryo, kandi ugasanga abantu bari kubyumva koko bari kubikora. Icyo kintu kibonamo iki? Biriya baba biteguye ingaruka bazahura nazo. Yego, nta muntu widekarara mbere y'icyo ashaka gukora. N'ubundi bayaryaga bazi ko bazayaruka bizabagiraho ingaruka. Sinzi ko umukozi w'Imana yaka igitambo cyangwa ituro, ntekereza ko iyo umuntu wamuhanuriye ibintu bigasohora, ubwo aragushaka akubwira ati muhanuzi w'Imana, ibintu wambwiye Imana yabikoze, ndumva umwuka mpata kukwishurira ukwezi kw'inzu, ndumva se hari icyo nakora. Ntabwo rero uhembesha mbere y'uko ukora, urabanza ugasengera umuntu, hanyuma wamara kumusengera ibyo umusengeye Imana yamukoraho, icyo umwuka mutegetse akaba ari cyo akora. Rero abantu bagabanye kwiba, gute se uhembesha ibyo utari wakorera. Mbonereho no gutambutsa iyi message, hari channel yitwa Bizasobanuka TV. Abanyarwanda muri mu Rwanda, abari hanze yarwo, iyi channel muyitondere. Iyi channel muyitondere, iyi channel nta mwuka w'Imana uyiriho, iki ndakivuze, si ukumwataka nyirayo, si no kumurwanya, kuko amakuru ndayafite. Tuzabikoraho ikindi kiganiro, ariko abantu ari kwaka amafaranga ngo agiye kubasengera za Tanzania, ndayifite voice hano nakiriye y'umuntu uri i Burayi, yatse 500,000 ngo agiye kumusengera Tanzania. Rero mwitonde umuntu najya kubwira ngo mpita icyo nje kugusengera, mujye mwitonda mbere yuko mukanda kanyenyeri, mujye mwitonda. Icyakora umuntu yakubwira ati ndashonje, icyo ni ikibazo public, ndashonje ngaburira, korera umugisha ngaburire, ibyo birumvikana. Ariko kukubwira ngo nyoherereze itike nje kugusengera, iki ni ikinyoma cyambaye ubusa, nta nubwo arengiwe muri saro. Rero mwitonde. Ni byiza cyane rero, reka by'umwihariko tugushimire cyane mukozi w'Imana kubw'umwanya waduhaye, kandi nshimire n'abantu mwese mwumvishe icyo nabasabye, ugafatira imiriye nibishaka ukamukorera umugisha mu buryo bugiye butandukanye, kandi nta nkunga iba ntoya cyane. Turi mu bihe byo gutangira amashuri, afite abana, ushobora kumwohereza ngahe kuba n'ibikoresho by'umwana kugira ngo byose bigende neza cyane. Abakozi b'Imana bavugisha ukuri, tubashyigikire. Imana y'amahoro ibahe umugisha, kandi turagushimiye ku mwanya waduhaye. Murakoze cyane.